uri Imana nkuru, uri Imana ishoboye byose, kandi uri Imana izi byose. Uratuzi Imana gusumba ndetse twebwe ubwacu ko twiyizi. Ntabwo tumenya ejo hacu haza, turapanga ariko ntitubasha kubigeraho, kubera ko uri Imana ifite imbaraga. Muri uyu mwanya Mana, ndabihamya neza ko ari wowe wabiteguye ko tuzaba turi aha hantu. N'aba bantu bangana gutya twebwe tutabashije kurarika, ariko kubera kuri Imana iri mu ijuru, ifite ubuhanga butangaje, ubwenge busumba ubw'abana b'abantu, ushimwe. Arasinziriye mu butaka, kandi niyo turi hano duhaye tuvuga kuri we ko turavuga ibikorwa yakoze, nta kintu na kimwe tugiye tumufashaho. Hari amadini amwe avuga ngo umuntu yamaze gupfa ngo hari ibindi mushobora gutanga, ngo nimba arasize atabyujuje ngo kugira ngo nanone ngo bimuhereshe nk'amanota cyangwa se ngo bimuheshe kwemerwa. Sibyo, twebwe Bibiliya ivuga ngo nyuma y'urupfu nta bundi bugingo buhari. Ibyo yakoze yarabikoze. Bibiliya izitubwira ngo ariko nubwo havuga ngo ase muri nta kibazo, nimureke dusubire muri iyo nitumara turirimbe niyo yindi yo gushimisha. Umwanya bwose urahari, nta kibazo, ariko dufatikanye gaduhimbazira Imana twese, sibyo? Ubu ni ubukwe, muri murabihamya amagambo yanyu, ubu nibwo bukwe bwiwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Hari ibintu bibiri bizabyirukana urupfu, kiravuga niko bimeze. Ijambo rya mbere ni ijambo ry'Imana, niryo zizaryirukana urupfu. Icya kabiri ni ukuririmba no gusenga. Bwana asiwe. Nituririmba twese kandi biko turabikora hano, ariko mu ijuru uyu araruhutse, niko Yesaya yavuze, aruhutse ku gitanda ciwe. Kandi natwe niyo turiko tuja, arangije urugenzi rwiwe none, ariko nawe nejo ntituze umunsi, ariko uririmbe nkaho utari hano, uharirimbira mu kindi gihugu. Duheze Imana icubahiro, tuzamure cyane. Haleluya. Ushoboye ahimbaze atega amaboko, kuko uyu ararangije. Tuzamure twese. Haleluya. Ahuyu si mugeni, ni Yesu Mwokozi, sauti yake nzu. Duhimbaze twese. Ninamufungulia, naona ni Yesu, ni siku hiyo sitaisa. Ninamufungulia, naona ni Yesu, na siku hiyo. Anongoneza, anongoneza, anongoneza sasa, rohoni yuwa. Karibu, karibu naye ninatulia. Ananitia nguvu baraka za mbingu, ninaingoja siku. Haleluya, haleluya. Oh, ananitia nguvu baraka za mbingu, ninaingoja siku ya. Haleluya. Ni Yesu wangize kuba umuvandimwewe, Imana ishimwe cyane. Kandi ibyo mfite byose niwe wabimpaye, Imana ishimwe cyane. Kandi nawe karamba bariyangiri, yamviriye amaraso yo mu mutima we. Ndanezerewe cyane yuko yacunguye, Imana ishimwe cyane. Ibyiza yakoze bifite mu mufasha, Imana ishimwe. N'umwanya muto tuzabona haleluya, Imana ishimwe cyane. Mwijuru abera bazamurika nk'izuba, Yesu bwa. Haleluya, haleluya. Tumwite
mwitegure yuko azagaruka tuvuga ngo mwishura bera bera mwishura bera bazamure kankizuba Yesu gazatwambiki kamba ry'ubu haleluya tumwitegure yuko azagaruka kumana mw'ijuru kumana mw'ijuru kumana mw'ijuru mfite umugabane Imana ishimwe cyane mu mwanya muto tuzabona umune haleluya Imana ishimwe mw'ijuru abera bazamurika haleluya Yesu gazatwambika ikamba ry'ubugingo tumwitegure yuko zagaruka vuba Imana ishimwe cyane ibyiza yakoze mbifite mu mufasha Imana ishimwe mu mwanya muto tuzabona umuntu Imana ishimwe cyane ibyiza yakoze bifite mu mufasha niwe ufasha mu bintu byose bikomeye niwufasha mu bintu byose biko haleluya baro imibabaro yaje yose ndikwa yizi ahi nuriyo mibabaro ngwa Imana ishimwe yuko yumva amasengesho Imana ishimwe cyane haleluya Imana ishimwe reka twakire pasiteri Gasomora umwanya mutoya mu ijambo ry'ibyiringiro hanyuma tubone gukurikizaho umuhango wo gushingura arakoze pasiteri ariko nifuzaga yuko abapasiteri bacu bose baza bagahagarara hano naho bari hari izuba ariko twarabo guhagarara hamwe kugira ngo duherekeze umubyeyi wacu kandi umukristo wacu ndabona ba representante ruhanga hariya ba pasiteri Gatware hano turi kumwe na ba Simoni Bokera bari hano nimuze twese duhagarare hamwe murakoze cyane reka turatwara umwanya mutoya kuko ijambo ry'Imana twaryumvise n'ubundi natwe reka twongereho iringiri reka dusome mu byakozwe n'intumwa reka dusome mu byakozwe n'intumwa isura 13 n'umurongo 36 13 n' 36 havuze gutya ngo kuko Dawidi amaze gukora ibyo Imana yashatse mu gihe cye arasinzira ashirwa kuri basekuruza arabora amen reka twongere mu byahishuwe ni 14 no ku murongo wa 13 ibyahishuwe 14 no ku murongo wa 13 numva ijwi rivugira mu ijuru rimbwira riti andika uti uhereye none hahirwa abapfa bapfira mu mwami
wacu. Umwuka nawo aravuga ati ye ngo baruhuke imihati yabo kuko imirimo yabo ijanye nabo ibakurikiye. Amen. Ndiyo turi hano kubera umuvandimwe wadukuwemo, ni umubyeyi wacu kandi twakundaga cyane. Kandi burya haba ikintu abantu baza bashaka kwibagirwa. Abantu iyo bari bazima mu mubiri ntibatekereza kuko hari ikindi kintu kizaba. Ariko nukuri iyo tubona ibintu bibaye nk'uku niho imitima iza yikanga, ukabona kuko hariho nyine kuzarangiza no kutaba hano ku isi, kuko Bibiliya iravuga ngo iwacu si hano, iwacu ni mu ijuru. Uyu ni umubyeyi wacu mwiza, yagiraga ntajanye maremare, yagiraga ibintu bitatu ndakeka kuko aribyo yakundaga cyane. Yakundaga umuryango wiwe yashatswemo, akongera kandi agakunda n'umuryango wiwe avukamo, akongera kandi agakunda n'Imana. Ndimovuga ngo haleluya. Hanyuma ibyo byose yarabikoze, kandi mu mubiri uko tuvukana nawe ni mushenge, twarabanye nawe iminsi ihagije, kandi tunamubera umwungeri, tumubereye abungeri. Aba bose mubona duhagararanye hano, aba ni abungeri biwe. Twese twari mu rusengero rumwe, twarakoranye nawe, tuzi umuhati wiwe, tuzi ibyo yakoze, tuzi n'ibyo yakundaga. Yakundaga gusenga cyane burakeye, kuko twarabanaga hariya bwagiriza, tukagenda tukaza gusenga burakeye. Iyo yarayikundaga cyane. Ikindi kandi yakoraga mu rusengero, yari umuyobozi, yari umujyanama wa mama, kandi akaba n'umujyanama wacu w'abapasiteri. Kuko jewe akenshi hari ibyo yambwiraga, akaza akabinereka akavuga ati ibingibi sibyo ntibitunganye. Yari umushawuri wacu abungeri, kandi akaba n'umushawuri w'abamama, akongera kandi akaba n'umubitsi. Urumva kuko iyo ni imirimo yakoreye Imana. Hano nakeneye kuko tuganira imirimo y'abakristo, kuko ntidwaye tuvuga ubukristo buzwi n'Imana. Aho hanyuma yaho Imana niyizi umutima w'umuntu, ariko twebwe icyo tuvuga icyo duhaye tubona. Kuko hano Bibiliya iratubwiye ngo Dawudi ngo mu gihe ciwe icyo Imana yashatse kuko abamo hano ku isi, ngo yakoze ibyiwe, ngo amaze kubikora Imana ibishimye, ngo arasinzira, kandi ngo asinzira hamwe na ba sekuruza. Haleluya. Uyu mubyeyi ibyo yakoze imirimo yiwe yose, kuri uno munsi arasinziriye mu butaka. Kandi niyo turi hano duhaye tuvuga kuri we ko turavuga ibikorwa yakoze, nta kintu na kimwe tugiye tumufashaho. Hariho amadini amwe avuga ngo umuntu yamaze gupfa ngo hari ibindi mushobora gutanga, ngo nimba yarasize atabyujuje, ngo kugira ngo nanone ngo bimuhereshe nk'amanota, cyangwa se ngo bimuheshe kwemerwa. Sibyo. Twebwe Bibiliya ivuga ngo nyuma y'urupfu nta bundi bugingo buhari. Ibyo yakoze yarabikoze. Bibiliya izitubwira ngo ibyo twakoze hano ku isi, nimba ari byiza nimba ari bibi, ngo umunsi umwe ngo bizagera imbere y'Imana. Natwe iyo duhaye tubivuga gutya, duhaye duhamya umukristo wacu ko yakoze neza, n'Imana irabizi imirimo yiwe. Kandi hari akenshi abantu baza bakunda kuvuga ngo yagize gutya atarabikoze. Turi abakristo tuba tuvuga ukuri k'umuntu witabye Imana, ibyo yakoze. Ibyo ngibyo tuza tubihamya tubivuge kuko ari ukuri. Ariko kurenza tukavuga ibindi bitari byo, nanone Imana si cyo yatuma imuha amanota meza cyangwa yamwakira, kubera kuko twebwe hari icyo twavuze. Ibi duhaye tuvuga ko turabivugira aba ngaba bari hano, umuntu yumve nimba udafite igikorwa nk'icyo duhaye tuvuga, nanone ni ukwisubiramo ukavuga ati yeme nanje ejo n'ejo bundi inzira ni nyabagendwa,
abantu bose niyo nzira Bibiliya izihamye izivuga ngo siko twese tuzasinzira. Twe turiyo ngo tuzohindurwa kanya gatoya ngo guhumza no guhumura, ariko abangaba kera ngo nibo bazanatubanziriza. Twebwe abo tuvuga ngo barapfuye cyangwa se ngo ntibakiriho, twe turavuga ngo bapfuye, ariko Bibiliya ikavuga ngo nibo bazakanguka mbere yacu. Twe turiho ngo tuzahindurwa. Abangaba nabo ngo ibituro bibakuremo aho baryamye hanga kuri no munsi, hanyuma ngo twebwe twese ngo dusanganire umwami wacu mu kirere. Bwana sifiwe. Amen. Ahasigaye Dawidi ngo amaze gukora iby'Imana yashakaga ngo arasinzira. ORIDA nawe ibyo yakoze, Imana nibyo ngibyo yari yaramugeneye gukora, yakoze ibyiza, ibyo ngibyo yakoze arasinziriye. Kuri uno munsi wa none Bibiliya ivuga ngo barasinziriye, kandi muzamumenya usinziriye kuko azakanguka. Twebwe tubivuga kuko apfuye. Hari abantu bari kubiri, abapfa umutima bapfa kiroho bagapfa n'umubiri, ariko kuba Kristo n'umubiri gusa turambitse mu butaka, ariko umwuka wazamusura habera bari muri paradizo y'Imana. Aho ni umwuka uri, ni ubisi hamwe n'abera bose baturindiriye kuri wa munsi impande izavuga. Nimara kuvuga abapfuye ngo bazuke, abariho nabo ngo bahindurwe ngo tuzamuke ngo dusanganire umwami wacu mu kirere. Bwana sifiwe. Kuri ubwo bakristo Bibiliya yatubwiye ngo Dawudi amaze gukora iby'Imana ikunze yararyamye arasinzira. Nawe ORIDA nawe kuri uno munsi wa none yasinziriye, titukiri kumwe nawe, ariko hari umunsi impanda izavuga. Uwo munsi abera bose bazazamurwa, uwo munsi tuzongera kandi tumubone. Mu byahishuwe hatubwiye gute? Yohana ari ku karwa ka Patimo ngo yicaye, ngo yumva ijwi rivugira mu ijuru, ngo riravuga ngo yemwe Yohana we, ngo hahirwa bahaye bapfa kuri uno munsi wa none. Bwana sifiwe. Amen. Ngo bahaye bapfa kuri uno munsi wa none, ngo bwabudaga yategera ngo umwuka nawo ngo yumva kuko wemera. Uravuga ngo ye aho niki kindi se, ngo kugira ngo baruhuke imihati yabo, ngo kandi ngo n'imirimo yabo ngo ijanye nabo ibakurikiye. Bwana sifiwe. Uyu mubyeyi ORIDA imirimo yiwe yakoze yose yajanye nawe yayisize. Tituvanga ubukristo yakoreye ngo kwizera kwiwe ko turavuga imirimo yiwe yakoze, nimba yarakoze myiza iri kumwe nawe, kuko Bibiliya zitubwira ngo hariho bamwe ngo imirimo yabo ngo izagerwa ngo igasha ngo kwa kundi bikenyera bizabisha, ariko ngo hari yindi mirimo y'abakristo bakoze ngo izaca mu ruganda ngo kwa kundi icuma gica mu ruganda ngo bakagihonda ngo bakagishira mu muriro ngo kavamo ngo ndetse ngo cabaye ciza ceza. Imirimo yabera ngo izaca mu muriro, hanyuma ngo nimbara guca mu muriro ngo isohoke yeze ari imirimo myiza itunganye, ariko ngo y'abandi bakoze gusa bakora ku cubahiro cyabo ngo iyo mirimo ngo izasha kuko ibikenyeri ngo ariko ngo barokoke gusa ngo bakize ubugingo. Ariko abera bose, abakristo bose bakristo, icyo tugenewe gukora hano, dukora imirimo myiza. Dukora imirimo myiza tutayikorera kuri twe kubwacu twenyine, tuyikorere duhaye tuvuga ngo turiko turakorera Imana. Yohana ngo yumva iryo jwi rimubwira ngo hahirwa abapfa bafira mu mwami wacu. Bwana sifiwe. Aba bahe basinzira kuri uno munsi nukuri barasinziriye, kandi uko basinziriye tuzi kuko basinziriye mu mwami, kandi n'imirimo yabo irabarindiriye. Uko bari kumwe n'imirimo yabo, uko bajanye nayo ntibayisize, ibindi byose yabisize, yasize abana, yasize ibyo yari afite byose, ariko imirimo yo ngo niyo bajanye nayo. Bakristo twihatire gukora neza, twihatire gukora imirimo. Idatanze igice cy'icumi yaragitanze neza mu buryo bukwiye kandi mu buryo bugororotse, kandi ibyiwe byose abungeri barabise. Tituhaye turenza ndiduhaye tugabanya, ariko ico dusaba ku bakristo bariho kuri uno munsi wa none, mumenye kuko ico tuzajana tuzarubukana ku Mana ni imirimo twakoreye hano ku isi, tuyikorera Imana yacu. Imana idufashe kandi tuganze. Amen. Amen. Imirimo ukorera mu isi yanditswe mu gitabo,
yaba myiza cyangwa mibi, niza guherekeza imirimo ramwise yanditswe mu gitabo, yaba myiza cyangwa mibi, niza guherekeza. Kanguka mwana w'umuntu, wibibyoyanga ese uzora murimo ki, n'ibanga ry'Imana, imirimo ukorera mu isi yanditswe mu gitabo, yaba myiza cyangwa mibi, niza duherekeza. Haleluya. Tugeze mu mwanya wo gusezera umubiri w'uno mubyeyi bwa nyuma. Ariko mbere yuko tubikora gutyo, reka mbabwire amagambo make nkangahe yambwiye nyuma, saba Pastor Sebaragirwa kuzana iruhande rwanjye. Ubwo twari duherukanye tuganira nawe, twari twicara ambaza ngo seda ngo mu byukuri ngo ntabwo ari wowe wabwiye Sebaragirwa ngo abe pasiteri. Ndamubwira ntoya, ni umuhamagara Imana yamuhamagaye. Ngo se ngo urimo kubona ngo akora ashishikaye, ngo Imana ishimwe rero ko nanjye nje ngo nkabasha kumubona ari pasiteri. Ubu rero nta kindi kintu cyiza nko kuba uyu munsi ugiye gushingura mama wawe. Yego n'abavandimwe bahari nabo muvukana barahari, ariko uno munsi ushinguye mama wawe unezerewe, wagiye anezerewe ku gikorwa Imana yaguhamagariye gukora. Amen. Ni ukuvuga ngo n'ubushidane ababwiye nti muri bo bagende bihangane bakomere, bampeze muvuga butumwa abwirize, koko barabikoze. Mumpeze muvuga butumwa abwirize. Ni byiza ko tuzoza duhamya n'ababyeyi bacu, niba duhamya natwe tubahamye cyangwa umuntu wawe. Ubu rero ni byiza ko ubu nyine nubwo ntari kuba hano wari kumushingura, wari gusoma ijambo bano imbaga yose n'abavandimwe n'ababyeyi bari hano ukamushingura, kandi ari umubyeyi wawe. Kubera iki? Atari uko bano bapastori bose badahari, ariko ari uko unejejwe kuko nawe yagiye mu bwami bwo mu ijuru anezerewe ku gikorwa Imana yaguhamagariye. Amen. Ndizera ko nawe aho ari mu bwami bwo mu ijuru avuga ati ndanezerewe kuko Pastor Sebaragirwa uyu munsi ahagaze imbere y'umubiri wanjye aho usezera nk'umupasiteri. Rero ngiye kumusaba ko asenga Imana mbere yuko dukurikiza gahunda yo gushingura. Karibu. Uri Imana nkuru, uri Imana ishoboye byose, kandi uri Imana izi byose. Uratuzi Imana gusumba ndetse twebwe ubwacu ko twiyizi. Ntabwo tumenya ejo hacu haza, turapanga ariko ntitubasha kubigeraho, kubera ko uri Imana ifite imbaraga. Muri uyu mwanya Mana, ndabihamya neza ko ari wowe wabiteguye ko tuzaba turi aha hantu. N'aba bantu bangana gutya twebwe tutabashije kurarika, ariko kubera kuri Imana iri mu ijuru ifite ubuhanga butangaje, ubwenge busumba ubw'abana b'abantu, ushimwe kuko ari wowe wabikoze. Izina ryawe rihabwe icyubahiro none n'ibihe byose bidashira. Amen. Reka rero nsabe bavandimwe mu batubwire baze batambuke, tugeze mu mwanya wo kumanura umubiri mu butaka. Niba ry'abandi muri rero bari babikora, reka tube dufatikanya turirimbira indirimbo hamwe. Kama ndege bustanini, sasa nafurahi kwa sababu Yesu ni rafiki yangu kubwa, nina amani siku zote.
Yesu ni rafiki yangu kubwa, nina amani siku. Aliniokoa na mashaka, alinipa tunu la neema. Mimi ni mtoto wa babangu na nuru inang'aa sasa. Mimi ni mtoto wa babangu na nuru inang'aa sasa. Ninataka kushukuru Bwana, alitupa dhambi na sitaziona tena kamwe, hazitanitawala tena. Na sitaziona tena kamwe, hazitanitawala tena. Jua likifichwa kwa mawingu, kiti cha rehema nuka. Hapa ndipo shida zishapo na roho yangu yatuli. Hapa ndipo shida zishapo na roho yangu yatuli. Lazi kama mwana kwa salama kama ninapumzika kwa Mwokozi, bali na shida na uzu. Ninapumzika kwa Mwokozi, bali na shida na uzu. Yesu yu karibu, siku achukua mimi namu. Napokea kwa mkono wake neema na mateso pe. Napokea kwa mkono wake neema na mateso. Sasa mashaka zitakwisha, kuja kwake Yesu nika. Nitaona raha kubwa sana katika nyumba ya Baba. Nitaona raha kubwa sana katika nyumba ya Baba. Mimi ni mugeni duni, tena musafiri na kwetu ni mbinguni, uko juu babangu ananiongoza. Kwetu ni mbinguni, uko juu babangu ananiongoza. Biblia ijambo ry'Imana ari mu gitabo cya Yobu riravuga ngo, ariko njyewe ubwanjye nzi yuko umucunguzi wanjye ariho, kandi amaherezo azahagarara muri iyi si, kandi uruhu rwanjye nirumara kubora nzareba Imana mfite umubiri, nzayireba ubwanjye, amaso yanjye azayitegereza si ayundi, nuko umutima wanjye umazwe n'urukumbuzi. Amen. Mu gitabo cy'Abakorinto ba mbere 15:51 kugeza kuri 52 haravuga ngo, dore mbamenera ibanga, ntituzasinzira twese, ahubwo twese tuzahindurwa mu kanya gato, ndetse mu kanya nk'ako guhumbya, ubwo impanda y'imperuka izavuga. Impanda izavuga koko, abapfuye bazurwe ubutazongera kubora, natwe duhindurwe
kuko uyu mubiri ubora ukwiriye kuzambikwa kutabora, kandi uyu mubiri upfa ukwiriye kuzambikwa kudapfa. Ariko uyu ubora numara kwambikwa kutabora, nibwo urupfu nirwo uyu upfa ukambikwa, n'uyu upfa ukambikwa kutabora, nibwo hazasohorwa ijambo ryanditse ngo urupfu rumizwe no kunesha. Warupfuwe, kunesha kwawe kurihe? Warupfuwe, urubori rwawe rurihe? Amen. Dufite ibyiringiro bikomeye kuko uyu mubiri dushizemo hano mu gitaka uno munsi tuwushizemo ari umunyantege nkeya, ariko dufite ibyiringiro kuko uzazurwa ari umubiri w'imbaraga. Amen. Hari ibyiringiro bikomeye tugomba gukomera, abavandimwe bagakomera, ababyeyi bagakomera, itorero rigakomera, abaturanyi twese tugakomera, kuko dufite Imana ikomeye. Hepfo niho Yohana yanditse aravuga ngo mu Byashuwe 14:13 haravuga ngo numva ijwi rivuga mu ijuru ribwira riti, andika uti, uhereye none hahirwa abapfa bapfira mu mwami wacu. Amen. Hahirwa abapfa bapfira mu mwami wacu. Enye muto wamai tukaribu ya kufika na kuona moto ya Mungu wetu, Mungu watatupa raha na kutustaresha dai. Tutakusanyika hu kwa raha penye moto mwema sa. Tutakusanyika na wakizo penye moto wa majemazi. Ko tuzahurirayo tubonane n'abera kumugeza utunganye w'Imana uvibwami kumana ya kumugeza
utunganye w'Imana uvibwami ku mana ya koko tuzahurira yo tubonane nabera ku mugazi utunganye w'Imana uvibwami ku mana yacu kama twaminiyelwa kama atufiche zambi kama moyoni mweupe tutafika motoni pa mbingu tutakusanyika huko kwa raha penye mtu mwema tutakusanyika na wakubwa penye moto wa maji mazima. Amen. Dufite ibyiringiro bifite ubugingo. Amen. Twese dufite ibyiringiro bifite ubugingo. Kuko aba badusize bizeye tuzongera kubabona. Amen. Yesu abaza Maria aramubaza ngo ese ibyo urabyizeye? Murabyizeye neza ko abapfuye bazazuka? Aba barasinziriye ariko tuzi ko hari umunsi umwe hazaba igitondo cy'ibyishimo. Abasinziriye bose bazazuka tugasura tukabana. Amen. Nari nigeze kurangiza Pastor Samuel sinzi ko ari hano hafi. Yagiye hirya bigaba ari hano hafi. Menye bahunze izuba. Bahunze izuba. Yeah. Reka dusabe Pastor uvuye muri Arizona atambukana dusenga Imana. Mana data mu izina rya Yesu Kristo. Turaguhimbaje muri uyu munsi wa none ushimiye imirimo y'amaboko yawe. Turagushimiye ku bantu bose bangana gutya baje bateranye baje guherekeza mwene data wimuwe akaba yagiye mu bwami bw'ijuru. Ijambo ryawe riravuga ngo tuturire n'abadafite ibyiringiro ngo ntitubabare mu izina rya Yesu Mwami kuko tuzi iyo abapfuye bagiye. Mu izina rya Yesu Mwami uyu mubyeyi araruhutse ari mu gituza cya Ibrahimu. Ndabizi kuko ariko aririmba indirimbo ivuga ngo abi wacu buca bashika. Mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti imirimo yakoze yose Mwami iramuherekeje. Niyo mpamvu twaje gushima duhimbaza tuvuga ibigwi byawe n'ibitangaza byawe wakoze. Asande kuko Mwami aba bose bageze hano kubwo guherekeza umuvandimwe umunsi wiwe wa nyuma. Rero turasabira aba bose Mwami Mana bacitse igikuba ubahumurize uko ijambo ryawe rivuga. Mu izina rya Yesu ubakomeze ubaheze ibyiringiro bitegereza ibyiringiro by'ubugingo Mwami Mana yuko umunsi umwe uyu mubyeyi wadusize tuzamubona. Bahumurize Mwami Yesu ubagire neza ubakomeze batahane ihumure rituruka muri wewe. Ndabizi neza kuko Satani iyo tugeze kuri iki gikorwa yiba imitima ya benshi abereka kuko abasize ariko yararuhutse mu mahoro yiwe araryamye arasinziriye. Ndabizi yuko abakwizeye bose Mana uriya munsi bazakubona. Bahumurize Mwami Mana ubahumurize ubakoreho imitima yose ibabaye mu izina rya Yesu Mwami bare ariko bafite ibyiringiro kuko uyu mubyeyi bazamusanga. Asandi kuri iki gikorwa ijambo ry'Imana ryavuzwe imirimo yose yakozwe hano Mwami Yesu abagize ico bakora bose Mana ubaheze kugabana kuri uyu mugisha. Tugiye gusubirayo Mwami Mana yacu komeza ubane natwe tugire neza udufashe no mu yindi mihango iri imbere komeza ubane natwe ni mu izina rya Yesu tubisabye. Amen. Kizaba gihebuje
icyo gitondo niyo mose niyo umwana w'intama tuzaririmba 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 haleluya ebenezeri we wihangane tuzaririmba izabanesheje tuzaririmba tubonye abantu badusize tuzaririmba tuzaririmba na ebenezeri humure wihangane tuzaririmba izabanesheje Jesus.